niba ari umukristo washatse kumaraho urubyaro, niba ari umukristo wateje inyatsi akaba ntacyo gikora ngo cyemere, niba ari umukristo koko, niba ari umukristo uri mu rugo rw'amanegeka warabigizemo uruhare, akaba ari umukristo uri gusenyeraho urugo utagize uruhare mu kubakwa, niba ari umukristo koko, aravuga ngo niba ari umukristo wazingiye ku nda we kayitwita amezi 10, abandi babyarira 9 kayitwika umwaka, abandi babyarira amezi 9, niba ari umukristo koko, niba ari umukristo wapfuye wabigizemo uruhare, niba ari umukristo no gupfurapfa, Imana igira ibintu icogoza ku bwayo wasenze, igira ibyo icogoza ku bw'amajoro warayihamagara, igira ibyo icogoza ku bw'inzara yakuriye utabuze ibyo kurya, igira ibyo icogoza ibihere mu mizi we, ibihere mu mizi ibirandure. Haleluya, haleluya. Ntabwo izitiranya abantu, ntabwo izitiranya abakiranutsi n'abakiranirwa, ntizitiranya abayubaha n'abatayubaha, ntizitiranya abayikorera n'abatayikorera, ntizitiranya. Umugore w'uburanga ariko utagira umutima aba ameze nko gufata impeta y'izahabu ukayikwikira mu izuru ry'ingurube. Uri ingurube yarimba ese birivuga ngo iki? Ntabwo uvuga ngo umugore mubi ni nk'ikimungu kimunga amagufa y'umugabo, nuko biriya muvuze sintukanye. Umugore mubi ni ikimungu, ni ikimungu kimunga amagufa y'umugabo. Igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Yesu nashimwe nanone. Ngere mutya ariko muyarambura Imana, yaramburira Imana yarayimbanye, mwongere muyarambure. Bwira Imana iyo yatwimanye yohereze marayika ahuri akurinde kuhagwa. Ko Imana yohereje marayika Petero araye bari bumusohore agapfa, amukura gati y'abarinzi, amukiza ibyo bibwiraga byose kumukorera. Turavuga ngo yaratwimanye, turavuga ngo amasengesho arakora, arahutagera ariko isengesho ryo rigerayo. Usome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri ibice byaho 9. Turavuga make ariko dusenga umwanya urambuye nk'uko mwarimu yabyifuje. Igitabo cya Esiteri ibice byaho 9 bere ku murongo waho wa mbere. Aravuze ngo umunsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Dari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Ahangaho haca akarongo, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Uravuze ngo birahinduka, Abayuda aba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Birahinduka, abantu b'igatare, abantu basenze uyu munsi, birahinduka, aba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Jambo numva umwami yashyize ku mutima wanjye ni ijambo rivuga ngo ni ugusenga bigahinduka. Uyu munsi ni ugusenga bikagira gute? Bigahinduka. Ababyakiriye munyikirize haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana itubwiye izi nkuru, iravuga ngo kuri iyi tariki, kuri muri uku kwezi, muri uyu mwaka, ngo abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko biratubwiye ngo birahinduka, Abayuda bari bagira ububasha ku banzi babo. Bibiliya ijambo ry'Imana itubwira, iyo urebye mu gice cya mbere cy'iki gitabo uhasanga inkuru z'umwami Ahasuwerusi wari uyoboye ibihugu 127, ariko ngo igihe kigeze afata ngo mu mwaka wa 3 ari ku ngoma,
yigira inama aravuga ngo akwiye gutekesha ibyo kurya akagaburira abantu abakomeye bo mu bwami bwe, abayobozi bo mu bwami bwe. Aravuga ngo akwiye kubagaburira, ngo yari yibutse ko ngo yaramaze kunezeza umutima na vino, ngo ahita yibuka ko ingoma ariho, yibuka icyubahiro afite, yibuka ubwiza, aribuka aravuga ati nkwiye gukoresha ibirori. Ntiyabikoresheje amezi make, yabikoresheje amezi 6, ngo ni iminsi 180. Akoresha ibirori amezi 6. Uyu mugabo ntiyari yoroshye. Abantu ngo nta kazi barya banywa mu birori, ibirori by'amezi 6. Birambwira muri icyo gice ngo n'umugore nawe ajya akoresha ibirori mu bagore b'abatware, nawe ngo yari mwiza afite n'uburanga, ko Bibiliya itubwira. Kandi muri Bibiliya ikintu ivuga iba yumva ni kashi biriho, yari umugore w'uburanga. Ariko uwanditse igitabo cy'imigani aravuga ngo umugore w'uburanga ariko utagira umutima aba ameze nko gufata impeta y'izahabu ukayikwikira mu izuru ry'ingurube. Uri ingurube yarimba, ngo yari umugore w'uburanga, ariko nidukomeza uraza gusanga nta mutima yagira. Bibiliya muri iki gice iratubwira ngo umwami ibirori birimbanyije, ngo yibuka ko afite umugore mwiza kandi w'uburanga. Aravuga ati uko biri kose mu bantu turi kumwe ashobora kuba batazi iby'uyu mugore, bishoboka ko hari n'abatamuzi bataza mu birori cyangwa mu minsi mikuru y'igihugu. Reka mutumize aze mu birori hano barebe umugore mwiza afite. Biravuga ngo yohereza inkone 7 cyangwa abajepe. Aravuga ati mugende munzanire umugore nawe mu rugo yo aho ari mu birori n'abagore bagenzi be. Ngo inkone zihageze ziramubwira ngo umwami agize gute, arakudutuma. Baravuga ngo nawe yibereye mu birori. Urumva uyu mugore agira umutima? Umuntu usuzugurira umugabo we mu birori amutumije bumva, abihakanya abagore bicaye aho. Biravuga ngo inkone zigaruka zivuga ngo yadusuzuguye, yanze kwitaba. Ngo bari mu birori bose, abanyakubaha bari mu birori baravuga bati uko biri kose bari abantu bakomeye bari babirimo. Ubu ntekereza ko ibirori mukuru w'igihugu yagira, njye nawe kubigeramo ntabwo byakunda. Tubirebera kuri televiziyo tukabona ko ibirori byabaye iminsi mikuru yabo, ariko ntitugerayo. Abariyo rero bari abantu b'icyubahiro. Muri icyo gice biratubwira ngo abatware bicaranye na nyakubahwa baravuga bati none niba agusuzuguriye imbere y'abagore bacu, ubaragaruka nibahaguruka mu birori tuzongera kugira ijambo mu ngo. Bafatira icyemezo aho, baravuga ngo uhereye ubu yamburwa ububasha bwo kwitwa umwamikazi, ahubwo hatoranywe undi ukwiye kumusimbura ufite ikinyabupfura. Mu yandi magambo nuwasenze mu bice 2 hakubwira yuko Esiteri aribwo yatoranyijwe kuba umwamikazi. Esiteri uyu murabizi uko abayuda bagiye bajyanwa mu bihugu bitandukanye mu bunyage. Esiteri ntiyari umwene gihugu ahangaha. Bibiliya ikatubwira ngo yararezwe na mwene se wawe witwaga Moridekayi, ariko amushyiraho kondisiyo. Aramubwira ati ntuzigere uvuga ubwoko bwawe. Uyu mukobwa akomeza umuco w'abayuda, uyu mukobwa akomeza kwirinda no kubaha Imana, uyu mukobwa akomeza kwitwararika, ntiyigeze ahindura imvugo, ntiyigeze ahindura isura, ntiyigeze ahindura imyambarire, biragenda bikora ku mutima w'Imana. Ubu hari abo muhura ukamubaza uti wabaye uti, usigaye usuti. Hari abo twajyaga tubaza hambere aha akakubwira ati iyo umuntu ariye neza aracya. Iyo umuntu yariye neza aracya. Ubwo muhu yarabaye inzobe, yaratukuye ariko umuheruka yirabura. Akakubwira ngo iyo umuntu ariye neza aracya. Ibikara biraha ni imirire mibi. Ibikara biraha ni imirire mibi. Ubu rero muzehe niyo hambere wavuze ngo abantu bameze nk'imirabyo. Ubu ntabwo ari uko bigira. Iyo bagiye hari uwamerutse kubazana ariko mbona umeze gute, ati nakubiseho Kamukesha. Ubu ni Kamukesha ntabwo ari Mukorogo, kabaye Kamukesha.
akubitaho kamukesha bakagira gute bagacya. Ibi byashize aruhamagaye Nyabugogo ndamuyoberwa, papa Kiki waranamuzi. Haleluya papa Kiki, haleluya haleluya. Papa Kiki mwarimu yavuze ngo papa Kiki n'Inyamirambo. Sanga papa Kiki turaziranye, ndi umukobwa aranzi, ndumva nzi aranzi, twarasenganye hariya, ndi umukobwa hariya kurya nyuma, mu rugo iwe narahariye, mu rugo iwe naraharyamye, turaziranye. Ariko ntangara uko mubonye nsanga ari kwa kundi mubona ni kuriya. Reba ndi umukobwa nkaba ngiye gushyingira, namubonaga ameze kuriya. Ni bya bindi bivuga ngo no mu busaza bazagira amakakama ni toto, bava mu bwiza bajya mu bundi. Mani mukomeze, twagiranye ibihe byiza na mama Kiki. Bibiliya iratubwira ijambo ry'Imana ngo Esiteri atoranywa mu bakobwa bagiye gutegurwa kugira ngo umwami azakuremo umwamikazi, azavanemo umugore usimbura Vashiti. Bihe byashize nahuye n'umugore umwe naturanye nawe, ndamubaza nti duhura mu rukerera, ndamubwira nti za ngeso uracyazikomeje? Ati ni za ngeso. Turi umuhanuzi, ni wenda kubajije uracyakomeje za ngeso? Ari mu rukerera ahita yicara aho yari ageze ku muhanda, ku nkengero z'umuhanda. Arambwira ati ese ubyo kandi ubizanye gute? Yari yarataye umugabo inajya muri Kongo, kandi ubwo nanone hari undi yari yarataye ashakana n'uwo musore. Arambwira ati ubwo subizanye utera? Ati kwiriya muri Kongo, ati bambwiye yuko Vashiti yasuzuguye Esiteri akamusimbura. Yagiye gusimbura uwasuzuguye. Urugo rwa gatatu agiye gusimbura uwasuzuguye. Ati nyihanganira nzaza nkurebe mu rugo. Ubwo umuntu yaza akakureba, wahakaniye agira ngo anyikure mu maso, ntago yaza. Bibiliya tubwira ngo bashaka abakobwa beza babajyana aho bagomba gutegurirwa no kurindirwa kugeza igihe umunsi umwami azakurira umwamikazi muri abo bakobwa. Esiteri wasenze Imana, Esiteri wayubahiye aho abantu bareba naho batareba, Esiteri wagendanye n'Imana utarahinduwe naho ageze, ngo umwami amutunga inkoni, baravuga ngo uyu ni ubaye iki? Umwamikazi. Afatana icyubahiro bene igihugu, ariko nuko yari yarubashye Imana. Bibiliya iratubwira ngo mu bice bitatu hatubwira yuko ngo Moridekayi yasuzuguye Hamani wari warahawe ijambo na nyakubahwa. Ngo Hamani yari umuntu wahawe icyubahiro n'umwami, ngo yageraga ku irembo ry'ibwami abajepe bose bakubitaga amavi hasi bakamuramya, ngo ariko Moridekayi akaguma ahagaze. Bigera igihe ngo inkone zibaza Moridekayi bati niki gituma Hamani ku icyubahiro afite mwami yamurutishije abandi bose, niki gituma utamuha icyubahiro bamuhaye? Arababwira ngo ngendumu, ngo amara igihe abikora adakubita ivi hasi. Bigera igihe baramwaza ngo ni impamvu ki? Aravuga ngo nta yindi mpamvu ibitera, ngewe ndi Umuyuda. Abayuda hari uko bari barigishijwe. Bibiliya irambwira ngo uyu Moridekayi ikirego kirajyanwa kwa Hamani. Hamani ngo afatwa n'uburakari, afatwa n'umujinya, yigira inama ati nzakora iki? Ntago hazapfa Moridekayi gusa, ahubwo hazapfa uwitwa Umuyuda wese uri muri ibi bihugu. Bibiliya iratubwira ngo umwanzuro umaze gufatwa mu bice 4, ngo Moridekayi atuma kuri Esiteri, aramutuma Esiteri we amutumaho ngo yambara ibigunira, myambaro y'akazi ayivanamo. Aravuga ati mwamikazi Esiteri, hari icyo wakora hanyuma ubwoko bw'Abayuda bukarokoka. Ariko ngo Esiteri atuma kuri Moridekayi, aravuga ngo ntago ari igihe cyo kujya kubonana n'umwami. Iyo ataguhamagaye, iyo ugiye ntago utunga inkono urapfa, ngo ahubwo amwohereza imyenda isimbura iyo bazanye yakuyemo. Ngo ako kanya Moridekayi muri ibyo bice asubiza imyenda Esiteri, amutumaho 4:14. Aramubwira ngo mwamikazi Esiteri, cyatumye umwami cyatumye wimikwa
ukaba umwamikazi, kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Nutagira umumaro nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Bibiliya iratubwira ngo Esiteri acyumvira ijambo atuma kuri Moridekayi, niwe wamureze, amubwiye ko abayuda nibapfa nta batazanapfa atagize icyo akora, atabavugiye, atabasobanuye, nta kizatuma badatabarwa. Ariko aramubwira ngo we n'inzu ya so zakunde ko wagize ikibazo yatabarwa, hari uruhare wagizemo. Zakunde ko washonje izamwunamura waramugaburiyeho, uzakunde ko wimuwe mu nzu cyangwa wayisohoyemo, uzatabarwa nawe wagira ijambo mu ibyo biro. Wirukaniye Minerivare, uriya mumeri yabivuze. Niba umuntu yarukaniye Minerivare ntumva ibyakurikiyeho. Padiri yambaye ingofero, barabyara. Hari abagore mwabonye batunze, ariko yambaye ingofero nk'uwabyaye, ko yakoze akazi mu cyimbo cy'udahari. Padiri yarahaserutse. Bibiliya tubwira ngo Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramubwira ati tuma ku bayuda bose aho bari. Aho abayuda bari bafata ibihe byo gusenga, binjire mu bihe byiza byo gusenga. Muri ibyo yaravuze ngo mu bihe byiza byo gusenga, haleluya haleluya, ngo binyemeza yuko umwami asubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenura. Ndakwifuriza gukenurwa n'uyu mwami waje usanga. Bibiliya iratubwira ngo umuyuda wese aho ari yakira itangazo rimubwira ngo ni amasengesho y'iminsi 3. Bibiliya irambwira ngo iminsi 3 Esiteri aravuga ngo basenge batarya batanywa. Hanyuma muri ayo masengesho ahari aho nanjye nzahara amagara yanjye, nsanga umwami ahari twabona ubutabazi. Bibiliya irambwira ngo amasengesho yimbitse, Esiteri ategura inkera mu bice 5. Ategura inkera umugore ufite umutima, ategura inkera umugore wubashye Imana, ategura inkera umugore utarahinduwe n'aho ageze, ategura inkera. Bibiliya irambwira ngo muri iyo nkera atumiramo umwami, ariko atumiramo na Hamani. Bibiliya irambwira ngo Hamani agenda yidunda, ariko amasengesho y'abayuda ari mu kazi. Agenda yidunda, wagenda yishyizeho, avuga ati burya ndi umuntu ukomeye, burya ndi umuntu ukaze. Agenda abwira umugore n'inshuti ze ati burya ndakaze n'umwamikazi yashyize hejuru. Si umwami gusa ahubwo no ku mwamikazi ndi umuntu ufite ijambo. Aravuga ngo inkera yateguwe, ariko nta wundi wayitumiwemo, ni njye n'umwami. Bibiliya irambwira ngo mu gihe inkera irimbanije, ngo umwami abaza Esiteri ati mwamikazi Esiteri ni icyo usaba niko ndi bukiguhe, niyo yaba umugabane w'igihugu ko nawuguha urasaba iki? Esiteri azi ko amasengesho ari mu kazi, aravuga ngo umwami nabikunda, ikinyabupfura cyinshi, umwami nabikunda ejo azagarukane na Hamani mu yindi nkera nateguye, niho nzavuga igitekerezo cyanjye. Bibiliya ijambo ry'Imana irambwira mu bice 6 amasengesho y'abayuda ari mu kazi, ngo mu bice 6 Bibiliya irambwira ngo umwami abura ibitotsi kubw'amasengesho y'abayuda. Ayo usengera aha agira ababuze ibitotsi, Imana iguhuze n'ufite ibyawe. Bibiliya irambwira ngo umwami abura ibitotsi, ngo ahamagaza ibitabo by'ubucurabwenge kugira ngo bamusomere. Barataramye ibitotsi biranga, mwami baramubyinira ntibyakunda. Aravuga ati oya nimuzane ibitabo. Ngo ibitabo birabumburwa, barasoma, ngo bagera ahantu handitse ngo umwami yagombaga gupfa igihe iki n'iki, ariko yaburiwe ngo inkone ebyiri cyangwa abajepe ngo bari bagambiriye kumukorera kudeta. Moridekayi wabaga ku irembo ry'ibwami atahura iyo migambi y'abasirikare babiri bagambiriye gukorera kudeta umwami.
ngo hanyuma iyo migambi bayiburizamo. Aravuga ati aho nimuhatinde, aho nimuhatinde. Uwo Morodekayi ni muntu ki? Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana itubwira ko Hamani aho mu bice bitanu amaze kubona ngo ni umunyacyubahiro, muri ibyo bice niho ngo yakoze iki? Yagiye gusaba agahanga ka Morodekayi. Ntiyasaba ka Morodekayi gusa, ahubwo asaba n'ak'Abayuda bose. Aravuga ngo mwami, hari ubwoko bwatataniye mu bihugu byawe, abashakira ibinyoma abishyiraho n'ibimenyetso. Arangira avuga ati abo bantu unyemereye ndashyira ifeza mu bubiko bw'umwami, ariko anyemerere mbarimbure. Mwami aravuga ati feza uzireke ndabaguhaye, n'iki nakwima? Ariko amasengesho ari mu kazi. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo atahiwe avuga ati mvuye mu nkera ndakomeye. Umugore avuga ariko nta munezero nkibona Morodekayi ku irembo ibwami. Inshuti ze n'umugore baramubwira ati ko umwami yagutonesheje kuvuga ari kijyana, wasabye agahanga k'uwo mugabo, ntujye uguma kumureba mu maso yawe. Ngo aragenda, bamugira inama ngo ashinga igiti cya mikono 50. Bibiliya ijambo ry'Imana itubwira ngo ibyo bitotsi umwami amaze kubibura, igiti cyari cyashinze. Arahamagara aravuga ati yitegura kugaruka mu nkera. Yari yashinze n'igiti cyo kumanikaho Morodekayi. Wubashye Imana akayubahira ku irembo, zayubahe mu gihe cyiza n'igihe kibi, uyubahe mu gihe cy'amahoro n'igihe cy'amakuba, uyubahe bakuvuga neza, uyubahe bakuvuga nabi, uyubahe bagusenya, bagaruka bakakuramutsa nabi ariko bagusenyeye iri, uzakomeze uyubahe. Haleluya, haleluya. Ntabwo izitiranya abantu, ntabwo izitiranya abakiranutsi n'abakiranirwa, ntizitiranya abayubaha n'abatayubaha, ntizitiranya abayikorera n'abatayikorera, ntizitiranya. Bibiliya irambwira ngo Morodekayi ari aho mu masengesho. Umuyuda wese aho arayarimo. Esiteri amasengesho arakomeje, yaje mu nkera ariko ari mu masengesho. Bibiliya irambwira ngo umwami ahita abaza ati yahawe iki mu bice bitandatu? Uwo muntu yahawe iki? Hari ishimwe yahawe kuba ntarapfuye nkaba nkiriho? Hari ishimwe yigeze abona? Baravuga ngo nta kintu yahawe. Aho ni muntu cy'abate abakwireba, naho izuba rimusanga naho imvura imusanga. Ngo baravuga ngo ninde muntu uri hafi? Ninde muntu se wari kuba hafi aho ngaho atari Hamani? Bari Hamani wajyaga imbere nka kwa kumeze kwa kundi. Aravuga ati ninde muntu uri hafi aho? Baramubwira ngo nta wundi ni Hamani. Niwe uri aho mu gikari bwa. Aramuhamagara ngo Hamani, ngwino hano. Hamani araza. Bibiliya ivuga ngo Hamani ageze imbere y'umwami, umwami arabaza ati umuntu akunze kubaha yakorerwa iki? Umuntu umwami akunze kubaha ni iki bamukorera? Uyu mugabo ashyira ubwenge ku gihe rwose, arabishaka. Avuga ati nta wundi undi mwami yubaha, ninde wundi atari njyewe? Ninde wundi atari njye umwami yubashye? Aravuga ati umuntu umwami akunze kubaha, bafata ifarashi umwami agendaho, bagafata imyambaro y'umwami bakamwicaza ku iyo farashi, bagafata n'ikamba ry'ubwami bakaritamiriza iyo farashi, hanyuma bagafata umuntu ufite icyubahiro kiruta icy'abandi akajya imbere agenda avuga ngo dore uko bazajya bagenza uwo mwami akunze kubaha. Aravuga ngo ibyo uvuze hatabuzeho na kimwe, genda ubikorere Morodekayi w'Umuyuda. Komera Imana amashyi ntacyo bitwaye. Genda ubikorere Morodekayi w'Umuyuda. Ibyo uvuze ntihabureho na kimwe. Uyu mugabo yagiye yagenda ababaye, yagenda yishimye, yagenda atabishaka. Imvugo y'umwami ni itegeko. Ijambo rivuye mu kanwa k'umwami riba ari itegeko. Mana ikoresha itegeko ku buzima bwawe, Mana ikoresha itegeko iwawe, koresha itegeko mu byananiranye, koresha itegeko mu bitemera, koresha itegeko mu bidashoboka, kuko kuvuga kwawe bingana no gukora. Bibiliya irambwira ngo
uyu mugabo ntiyari yishimye, ariko nubwo atishimye itegeko rivuye ibwami, itegeko riramurusha imbaraga, itegeko riramurusha ububasha. Bibiliya irambwira ngo ajya imbere ya Moridekayi. Wa mwanzi we mwe yatangiye ifeza ngo apfe, ariko yubahiye Imana. hariya Bibiliya irambwira ngo aragenda no kwireba, arambwira ati Moridekayi, barakuntumye, n'amaboko abiri barakuntumye. Moridekayi ibyo byose ntabwo impanya ko yari azi ko agiye kongera kubaho, yumvaga hari igihe cye kirangiye, ariko hari igihe aho babonera ko byarangiye ariho Imana itangiriye akazi. Byarangiye y'abantu ntabwo ari byarangiye y'Imana. Shyitsa umutima mu nda, bibwire ngo byarangiye ntabwo ari byarangiye y'Imana. Imana iri mu kazi. Bibiliya irambwira ngo Moridekayi amushyira imbere, amugejeje ibwami, akuyemo iy'akazi, yambaye imyambaro umwami yambara, aba yicinyemo. Wa muyuda wayubashye, wa muyuda wayikomejeho, wa muyuda taragamburuye mu bibazo. Birambwira ngo araza yimuterekaho n'umwambaro w'umwami, fata ikamba ry'umwami arikubita imbere, rangije ajya imbere, arakata aho akase ngo yagomba kumunyuza mu murwa mukuru wa Shushani. Agenda imbere y'ifarashi avuga ati dore uko bazajya bagenza uwo mwami akunze kubaha. Moridekayi atongera ijwi, ongera ijwi abayuda bayarimo, ongera ijwi abayuda barasenze, ongera ijwi. Haleluya, aramubwira atongera ijwi abayuda bayarimo. Muyuda hari mu ndaki akumva ijwi rirangurura ngo dore uko bazajya bagenza uwo mwami akunze kubaha. Muyuda akaje kureba, yahagera agasanga ni Moridekayi ugangamye ku ifarashi, agasubira ati intsinzi yabonetse mu Bayuda. Bibiliya irambwira ngo yajya kugenda gake tohoya, ongera agatege. Abigatare bayarimo, igatare bari mu masengesho, abayuda bayarimo. Gerayo bamenye ko amasengesho ari mu kazi, ibyari urupfu bihindutse ubuzima. Haleluya. Iyi Imana ivuze ngo baho, ubaho. Uzabaho umucuruzi abyukira mu muryango, ariko umubaneho, kuko iyo waraye usenga yaramukiye mu kazi. Muyuda wasenze baramwica agapfa. Umukristo wasenze ntabwo apfa cyenyege, apfa igihe cyo gupfa kigeze. Bazakubika ikuzure, pfa kuba warayisenze. Bibiliya irambwira ngo Moridekayi yajya kwita ngo basubire ati hoya, katira mu cyaha hafi bayarimo, abakristo bayarimo. Gerayo, abayuda ndabizi bariyo bayarimo. Ngo ifarasha kongera katsa, bakagenda abantu bagahurura uwo mwami akunze kubaha. Dore uko bazajya bamugenza, bahengereza bati ni Moridekayi wari ku irembo yicaye ku ifarashi, wari umwanzi we ni uri kumutambagiza igihugu. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo aramukatana. Bibiliya irambwiye ko bari bamanitse amatangazo, uri kumva? Mwami yari yemereye Hamani amanika amatangazo waho umuyuda ari wese agomba gupfa. Matangazo yari yamanitswe ku isoko, matangazo yari yamanitswe ku bibuga by'imipira, matangazo yari yamanitswe ahabera amanama, matangazo yari yamanitswe. Ariko amasengesho y'abayuda amanura amatangazo mabi. Yari yanditse izandiko zisinyeho na nyakubahwa, zivuga ngo aho umuyuda ari wese apfe. Nta ngingo irengera umuyuda yari ihari, itegeko ryavuye ubukuru.
nta upfa mbere yo gupfa, niko Berenadette yaririmbye. Aravuga ngo nta muntu uzapfa mbere yo gupfa. Byo kubivuga umuntu abivugira muri iki gihugu mu byumva kabiri, kuko hashize turacyari mu minsi 100 yo kwibuka. Ahashize itegeko ryarasohotse mu gihugu bafitiye uburenganzira bavukiyemo nk'abanyarwanda barapfa. Abanyarwanda barapfa ariko abera barasenga. Mana ijya mu kazi, koresha abo yakoresheje yo irunamura. Bibiliya iratubwira ngo Moridekayi utambagijwe, uyu mugabo amaze kumutambagiza ngo yatashye yakonje, taha yasuherewe, kandi ubwo agiye kwitegura kugaruka mu nkera yaka. Ya kabiri, aho Esiteri agiye kuvugira ijambo nyamukuru ry'impamvu y'inkera. Ugiye wumva utinde kugira gute kuvuga, niko Bibiliya yavuze. Aravuga ati ijambo nzavuga nzarivugira mu yindi nkera nateguye. Birambwira ngo aza atahiwe cyo cyari cyamurenze, agiye kwitegura kugaruka mu nkera. Birambwira ngo aza yihuta cyane, abwira umugore ati none humva mbabwire, subiye mu nkera umwamikazi yaduteguriye. Ariko mva nta mahoro ubu, noneho butuvugana nta makuru mwamenye. Yamenywe n'abayuda, yamenywe n'abasenze. Burya abasenga Imana bafite amakuru, abayiba imbere bafite amakuru, abakorana nayo bafite amakuru. Haleluya, haleluya! Bafite amakuru y'ubuzima, bafite amakuru y'ejo hazaza, bafite amakuru y'igihe kizaza, bafite amakuru. Arabwira ati ubu tuvugana nubwo nsubiye nta munezero. Ubaye iki? Ati muzi ko wa mugome wa mwanzi wanjye mvuye kumutambagiza umurwa w'Ishushani, ngo ni inshuti ze n'umugore we. Umugore nawe utagira umutima. Uyu mugore niwe wari wamugira inama yo kumanika igiti cya mikono 50. Aravuga ngo mvuye kumutambagiza umurwa nubwo nsubiye mu nkera nta munezero, nta morali. Mvuye gutambagiza umwanzi. Ati mvuye gutambagiza umwanzi. Uzi ko umugore yamuhanuriye adakubise urutoki. Aramubwira ati uvuye gutambagiza Moridekayi. Aramubwira ati niba ari umuyuda koko, wabyumvise? Niba ari umukristo koko watunze urutoki, niba ari umukristo koko wahimbiye ibinyoma ukabishakira ibimenyetso, niba ari umukristo washatse kumaraho urubyaro, niba ari umukristo wateje inyatsi akaba ntacyo gikora ngo cyemere, niba ari umukristo koko, niba ari umukristo uri mu rugo rw'amanegeka warabigizemo uruhare, akaba ari umukristo uri gusenyeraho urugo utagize uruhare mu kubakwa, niba ari umukristo koko. Aravuga ngo niba ari umukristo wazingiye kunda we kayitwita amezi 10, bandi babyarira 9 kayitwika umwaka, bandi babyarira amezi 9, niba ari umukristo koko. Niba ari umukristo wapfuye wabigizemo uruhare, niba ari umukristo. Baramubwira ngo ukaba wamaze gucogorera imbere ye. Imana igira ibintu icogoza ku bwayo wasenze, igira ibyo icogoza ku bw'amajoro warayihamagara, igira ibyo icogoza ku bw'inzara yakuriye utabuze ibyo kurya, igira ibyo icogoza ibihere mu mizi we, ibihere mu mizi, ibirandure. Aramubwira ngo niba ari umuyuda ukaba wamaze gucogorera imbere ye, aramubwira ngo no gupfa urapfa. Ntabwo yigize atyo, yango yigeze agira atyo, ntabwo ibyo bibayo, ntabwo bibishushanya. Yango yigeze agira atyo ati mutega amatwi mwumve,
wapi? Yaramubwiye ati niba ari umuyuda ukaba umaze gucogorera imbere yuko tukureba, ubwoba bwakugeze mu magufa, bwakugeze mu ngingo, niba ari umuyuda no gupfa urapfa. Ariko ahishwa ko atari bupfe wenyine, agomba kugira abo bamusasira. Afata inzira asubira mu nkera, ibice 7 ngo Esiteri hakirwe ubwoko bwawe. Amasengesho yari yakoze ngo bakinjira mu nkera, umwami aravuga ati mwamikazi Esiteri, ni icyo usaba, ni icyo usaba. Esiteri aravuga ati ndagusaba agahanga, niba ngutonnyeho ndagusaba agahanga kanjye. Umwami ati uvuze ngo iki? Urasaba iki? Ati ndasaba agahanga kanjye. Ntabwo ari njye gusa kandi ndasabira n'abayuda bose, kuko itegeko n'iteka byemejwe ko aho umuyuda wese ari nanjye ndimo tugomba gupfa. Umwami ati ibyo byavuye he? Kwibaza ko bagiye gupfakaza umugabo wabonye umugore umwubaha akiziho Vashiti. Ese birivuga ngo iki? Amuvuga ngo umugore mubi ni nk'ikimungu kimunga amagufa y'umugabo. Nuko Bibiliya yamuvuze sintukanye, umugore mubi ni ikimungu, ni ikimungu kimunga amagufa y'umugabo. Aravuga ati ibyo bivuye he? Esiteri ahita avuga, amasengesho yari mu kazi, aravuga ati nta wundi mugome n'uyu Hamani, n'uyu Hamani. Mwami ati ese ibyo birashoboka? Ni Hamani, Hamani nahaye agaciro, Hamani nasumbishije abandi, niwe ushatse kumfakaza ansubize hariya navuye, niwe nyize Vashiti none ngiye kuba umupfakari, niwe ushatse kunyicira umugore. Yewe we, ngo umwami azabiranywa n'uburakari. Asohokaho muri iyo nkera ngo akata mu murima inyuma yo mu gikari bwami, ngo agikata. Hamani abonye uburakari bw'umwami, ni amasengesho ari gukongeza, ni amasengesho ari mu kazi, ngo abonye uburakari bw'umwami, ngo ahita afatwa n'ubwoba, agaruka vuba, ahita yikubita ku bibero bya Esiteri, ngo yikubita ku gisasiro cya Esiteri aho yari yicaye. Aravuga ati ndengeri rya none. Umwami ahindukiye asanga yubaraye ku gisasiro cya Esiteri, aravuga ati ishano riraguye, noneho agiye no gufata umugore wanjye ku ngufu, nanjye mpari ntaho nagiye, ko nari Imana amashyi we, ijuru riratabara ryongera ibyaha bya Namani. Ijuru ryongereye ibyaha bya Namani, bya Hamani, ryongereye ibyaha bya Hamani. Asanga si ukumwicira umugore n'abayuda, ahubwo ataranabicaje gufata ku ngufu umugore. Aravuga ati noneho aravuga ati ageze naho afata umugore wanjye ndahamugikarira, ntanarenze umutaru, ndi mu gikari aje gufata umugore wanjye ku ngufu. Muje paba yahageze ati nyakubahwa, ugira ngo se ni ibyo ngibyo gusa? Ugira ngo ni ugufata umugore we ku ngufu gusa? Oya, ibyaha biri kwiyongera. Ibyaha biri kwiyongera by'utakebwe, ibyaha biri kwiyongera by'utarayubashye, ibyaha biri kwiyongera by'utarayisenza kiranuka. Aravuga ati oya, ahubwo se ni ibyo gusa? Aravuga ati dore na hariya iwe none hatuvuyeyo, tujya kumuzana tuvuyeyo. Kuko ngo inkona zaje ziruka ati banguka, umwami aragushaka mu yindi nkera, atararuhuka umunanira avuyemo gutambagiza uwayisenze. Aravuga ati banguka, ibwami urakenewe. Aza yiruka ariko n'umutima umuhagazemo. Ayiwe, birambwira ngo akigera aho ngaho, inkone yahise ivuga ati niba hari igiti, ariko hari igiti cyo gushyiraho Moridekayi, igiti cyashinzwe umuntu warokoye umwami urupfu, ngo agiye gushyirwa ku giti. Igiti warayisenze, urupfu warayisenze, kureramo abandi warayisenze, kurera indaya warayisenze, kurera ibyomanzi warayisenze, upfa kuba warayisenze
upfa kuba warayekuye ufite icyo wavuganye nayo, naho barara mu muhanda izanyuranya amaboko kubw'icyo yakuvuzeho. Impundu ahari buvuga induru hataye impundu. Bibiliya irambwira ngo umwami ngo ako kanya kirekanye iryo jambo, inkoni ikivuga ati iwe mu rugo hashinze igiti cya mikono 50 cyo kumanikaho Morodekayi, ngo bahise bamupfuka mu maso. Ntabwo yongeye kureba isi, bahise bamupfuka mu maso imbere ya Esiteri mu nkera ya kabiri yateguye. Umwami aravuga ati mugende mukimumanikeho, kandi ntabwo ari we gusa. Nasomye birambwira ngo n'abantu 10 bo kwa Hamani, abantu 10 bo kwa Hamani. Hamani harimo n'umugore yararimo, bose bashinzwe ku icyo giti cya mikono 50. Hari iby'Imana izarangiza wasenze, hari iby'Imana izambura agaciro wasenze, hari amatangazo mabi bakumanikiye Imana izamanura nta nami bagishije. Haleluya, 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 haleluya. Ere devo Mani kumanurira amatangazo mabi, ayo bamanitse muri karitsiye, ayo usenga uyu munsi akumanurira amatangazo mabi, ayo usenga uyu munsi aguhera abantu uburere, ayo usenga uyu munsi arandura ibishyitsi. Kurandurira ibishyitsi abihereye mu mizi. Ayo usenga, ayo tugiye gusenga, tugiye kuyisenga, kumanurira amatangazo mabi. Kumanurira amatangazo mabi, vuga ko nubwo urugo rwubatse ariko utazarumaramo kabiri. Kumanurira amatangazo mabi, avuga ko iyo utwite itazavuka. Ikumanurira amatangazo mabi, avuga ko uzajya ukora uhomba. Ikumanurira amatangazo mabi y'urugo bashyize mu manegeka warubatse nk'abandi. Kumanurira amatangazo mabi y'uvuka, kumanurira amatangazo mabi. Bibiliya irambwira ngo ahakirwa, ahakirwa Mwamikazi Esiteri arazagaruka imbere y'umwami, aravuga ati none biragenda gute ko amatangazo yamanitswe, ko yamanitswe biragenda gute? Aho umuyuda ari tegeko bararibonye, isaha igiye kugera barangira, biragenda gute? Umwami ahita abwira Umwamikazi Esiteri, aramubwira ngo ibyari bya Hamani bishyize mu maboko yawe. Ibyari bya Hamani bishyize mu maboko yawe, ni inzandiko banditse, shyiraho umukono, mwandike izindi. Ayasinye gupfa niyasinya kubaho. Haleluya! Ayasinye kugomba gupfa niyo agiye gusinyura, asinye ko mugongeye kwize gute mubayeho. Ayo usenga agusinyira ubuzima, ayo usenga agusinyire kurama, ayo usenga aguheshereza agaciro aho wasuzuguriwe, ayo usenga uyu munsi aguhera icyubahiro aho wamburiwe ijambo, ayo usenga uyu munsi agenda yinjire mu miryango washatsemo. Akizabuza abayuda gutabarwa, yewe utuye ntakizabuza umuyuda gutabarwa, muri cya gipangu ntakizabuza umuyuda gutabarwa, muri ya feta ntakizabuza umuyuda gutabarwa, no gukora ubumba ntakizabuza umuyuda gutabarwa, ntakizabuza abayuda gutabarwa, irimbiri Imana ntakizabuza abayuda gutabarwa, juru riratabara ntakizabuza abayuda gutabarwa, Imana irareba ntakizabuza abayuda gutabarwa, ifite imbaraga ntakizabuza abayuda gutabarwa, yasibye imva nyinshi ntakizabuza abayuda gutabarwa, zera bagakura ntakizabuza abayuda gutabarwa, gaburira imfubyi ntakizabuza abayuda gutabarwa, iyishyura imyenda ntakizabuza abayuda gutabarwa, tambira Imana ntakizabuza abayuda gutabarwa, n'abihamya yawe
kizabuza abayuda gutabarwa tambira imana nta kizabuza abayuda gutabarwa juru rirareba nta kizabuza abayuda gutabara ushonje yewe nta kizabuza abayuda gutabarwa mu bushomeri nta kizabuza abayuda gutabarwa mu mazira nta kizabuza abayuda gutabarwa nta kizabuza abayuda gutabarwa nukuri nta kizabuza abayuda gutabarwa ijuru rirumva nta kizabuza abayuda gutabarwa yego yego nta kizabuza abayuda gutabarwa nanirareba nta kizabuza abayuda gutabarwa sagesho rirakora nta kizabuza abayuda gutabarwa nta kizabuza abayuda gutabarwa amen ntabwo uyifite ite amen amen wasenze azatabarwa amasengesho ni isambu itarumba no mu gihe cy'amapfa uwayihinzemo arasarura masengesho nta mubyizi agira ariko agira umusaruro masengesho yohereza ari amagambo akagarukana ibikorwa komera imana amashyi we komera imana amashyi haleluya 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 amasengesho ashyira imfubyi ku murongo abafite base byaranze kabaha uburere byaranze aho twasomye atubwiye ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwitwa Dari ngo itegeko n'iteka byari byemejwe byari byaciwe byari byasinyiwe ngo kwaho umuyuda ari agomba gupfa ngo abanzi b'abayuda bibwiye ngo tugiye kubagiraho ububasha ngo ariko bigira gutera bivuge cyane birahinduka ngo ariko birahinduka abayuda abanyamasengesho abayiryamye ku birenge aba aribo bagira ububasha ku banzi babo haguruka dusenga ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana yera azafashwa no gusenga kandi uko gusenga kwacu kugera ku Mana kandi ntitwibagirwe kandi yuko aho tujya hose nimuze turebe imbere dutegereze igito twiringira Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani izategeka isi yose tuzanesha
dushakisha umukiza niducogora gusenga niducogora gusenga nimucogora gusenga gusenga Imana itabara izaduhemba ntizatwambura niducogore gusenga iri mu kazi nimucogore niducogore gusenga avuga neza nimucogore niducogore gusenga aratabara sizacogora niducogore yishyura imyenda ntugacogore ariho amashuri nimucogore niducogore gusenga yishyura ubukode nimucogore niducogore gusenga ndamukunda sizacogora niducogore haleluya ubwo yesaza abakiri hano haleluya haleluya abaje gusenga haleluya 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 hari imbaraga ziri mu masengesho amen uzi impamvu iseta utayiguyeho amasengesho yabanjeyo winjiye ku iseta ayo wasenze utarajyayo yagezeyo niyo mpamvu batakuyeho intumbizi ugataha impundu zivugaho kuvuga induru ni uko amasengesho yabanjeyo amasengesho ntagenda aragenda muri mbye yaravuze ngo agera kure cyane ngo akagenda agakomanga ijuru akarenga ibicu ngo agakingura ijuru ngo ashaka kureba Imana nta muntu wabonye Imana ariko amasengesho yarayibonye impamvu yayibonye ni uko aho ari bugwe utahaguye ahubwo wahakiriye ni uko aho ari bupfire ijuru ryavuze ngo baho kuko amasengesho yagezeyo amen bakwikiriza amasengesho tegura imitego barayitega amasengesho agategura ukohereza isengesho nasomye biriya mu gitabo cya 2 cy'abana amasengesho akiza igihugu amasengesho akiza igihugu amen 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 amasengesho yewe nigeze nakira nabwo ngo amasengesho akiza igihugu nasomye igitabo cya 2 cy'abana nsangera isi umuntu w'Imana wabaga imbere y'Imana nta yandi makuru yandi n'ay'ijuru yabaga afite Bibiliya irambwira ngo umwami wa Siriya yahoraga atera Isiraheli ngo ari kwera isaho ibere mu masengesho agahora atuma ku mwami kamutuma akabwira ati bunaka muramenye agiye kumanuka y'urugerero kandi ngo umwami wa Siriya yabaga yagiye inama n'ingabo ze ngo ubu gihe cyose ibitero byabo bikeshuka umwami agera ubwo abaza ati ninde muntu umena amabanga y'ibyo tuvugira hano baramwatereka ntawe ahubwo mu Isiraheli bafite umuhanuzi bitera isi mushaka mwicare niba murushye avuga ati bafite umuhanuzi witwa Elisa uwo ngo ibivugirwa dukora inama zicayemo uzi ko amasengesho inama zikorwa zo kutwica amasengesho akajyayo inama zigakorwa zo kutupirona amasengesho akagerayo akagaruka avuga ngo ahantu uzarye ahantu uzajyeyo ahantu uzinjireyo ahantu uzaharare ahantu muyikomera amashyi we
amakuru. Masengesho. Amen. 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 Amasengesho. Abati nta muntu ahubwo Elisa mu masengesho ibibera hano. Ibivugirwa aha. Wagira ngo bivugirwa mu matwi ya Elisa. Umwami ngo atuma bo kumufata. Aravuga ngo nimugende muhereze maneko zimenye aho aherereye, ntuma bo kugira gute kumufata. Uwasenze ntafatika. Ngo Elisa yabibonye yibera imbere y'Imana. Ngo umugaragu we cyangwa umukozi wazinduka akarajya mu mirimo ya mu gitondo, ngo ahura n'igitera abone umusozi bariho, umudugudu barimo cyangwa isibo batuyemo, ngo ingabo zagose. Agaruka avuze induru ati databuja we turapfuye, tubaye iki? Umuntu wasenze ntatera bwoba ry'abadayimoni. Warayisenze. Aravuga ngo ubaye iki? Aravuga ngo umusozi wagoswe, ingabo nyinshi n'amafarashi by'intambara byatugose. Ahita avuga ngo yo Uwiteka we humurira amaso y'uyu mugabo arebe ko iziturinze ziruta izidutera. Uziko amasengesho uziko aturinda. Ntambwa ziziritse hara mu gipangu. Amasengesho nta bazamu baharaye bahararanye ubuhiri barinze amamiliyoni n'amamiliyoni. Ariko abantu badasenga baragowe. Iyo twasenze tuba turi muri assurance, tuba turi mu bwishingizi. Sinzira wiziguye. Dawidi yaravuze ngo nzaryama sinzire niziguye kuko Uwiteka ari umpa kubaho. Ntago ubugingo bwanjye cyangwa ubwawe buri mu biganza by'abantu, buri mu biganza by'Imana. Aravuga ngo muhumura amaso arebe uko iziturinze ziruta izidutera. Ngo Imana imukore ku maso gati kureho imboneranye. Ngo ahita abona umusozi bariho aho baryamye, ngo igoswe n'amagare n'amafarashi by'umuriro. Yisubirira mu kazi. Imana iguhumura amaso we kuvuza induru nkaho umwami wawe yapfuye. Bibiri irambwira ngo Elisa agiye kubona biteye kuyaho, ahita abwira Imana ngo mpumira amaso y'izi ngabo. Sengesho rito cyane. Aravuga ngo mpumira amaso y'izi ngabo. Bamugeraho babwira ati muze mbayobore uwo mushaka, ntago ari hano mwayobye inzira. Baza bakanuye ariko batareba. Baza bavuga ariko batareba. Baravuga ariko ntibareba. Ni urusaku ariko ntibareba. Bareba barebye icyo Imana yakuvuzeho. Bareba sinye Imana yasinye. Ntago bareba. Ibiturwanya n'akanwa ariko ntibireba. Abajya imbere uwo imbere y'amagare n'amafarashi, uwo Elisa, uwo birakanuye ariko ntibireba. Bareba bakamenya ejo hawe. Irahabahisha. Irayahuma minsi ikisunika. Ngo arabagenda no mu murwa rwagati Samariya ati Mana we mpumurira amaso y'izi ngabo. Ngo bahumuye amaso ngo bisanga bari hagati yabo bitaga abanzi babo. Bamwe bagabagaho ibitero shuma bya buri munsi. Umwami ahita abwira Elisa ati batsinda. Avuga ati hoya abo baneshesheje inkota, ukabanesheje imyambi, none ukabafashe mpiri. Wibica n'indushyi. Wibica ahubwo niba batekera ibyo kurya, nibaheruka gukora ku munwa, barye basubire kwa shebuja bavuga ibyo babonye. Komera Imana amashyi. Ntabwo Imana we Imana ihimbazwe. Izagutabare bagihari, izakurengera bagihari, izakugarukaho bagihari. Niba gapfe batabonye icyo Imana yakuvuzeho, icyo barwanyije amaso yabo azakireba. Ibyo byawe barwanyije izabongerera iminsi babirebe kuko irabirinda. Birambwira ngo barataha. Ariko inda igira nabi. Ikindi ko amaboko yarabahagarikiye nta bwinyagamburiro. Ubundi baryaga bumva bari iki. Oya barebe. Barababushabushe na abanzi bahora batera udutero shuma. None babafashe ati nimubatekere barye. Murabahora iki? Muteke barye basubire kwa shebuja. Bamubwira uko basanze igihugu.
uziko nasomye biri kambwira ngo ntibongeye Imana yabahaye gasopo ntibongeye baravuga ati kuba dutashye batatunogoye amaso mva ntituzasubirayo ubwo hazoherezwe indi batayo ariko Mana ijuru riratabara untabaye ntuzansubize mu mubabaro wanjye ayo warize uzatabarwa utabawe uko washonje uzatabarwa utabawe ntuzasubizwe mu mubabaro wawe uzabungiriye neza inzara yandiye uzabungiriye neza ukode narushye uzabungiriye neza bitutsi natutswe uzabungiriye neza marira narize uzabungiriye neza ndarombi naraye uzabungiriye neza tugiye gusenga twagiraga umugabo yaratashye twaririmbanye yagiraga ikorasi yatwigishije ivuga ngo nzahamagara Imana nayo izaza intabare bahamagara umuntu ntaze bahamagara umuntu kuri fone ugasanga yiriye urwara ariko turashimira Imana ntabwo ijya iba bize oya ntabwo Imana iba bize naho yaba itarazi birimo ikora none se ugira ngo sibyo none se inzara yakuriye hari bwaki warwaye nubwo yakuriye ikagera ku igufa ntiwarwaje bwaki Imana yari mu kazi dusenge cyonze icyo turayisenga ikumva yibwira buhoro ikumva cyane nta n'amagambo yashize ivuga agera ubwo ajya imbere yayo ngo ararira mutambye akajya abonana iminwa inyeganyega n'amarira gusa amanuka amwibeshyaho rero nawe ubanza nta sengesho yari afite aramubwira ngo uzageza aho isindwe ryawe ma ko wa mugore we uzageza aho isindwe aramubwira ngo umuja wawe ntago nasinze ahubwo mbitewe n'agasuzuguro gakabije ka mukeba Penina bamubwiraga ati wowe urira ubusa urira ubusa kandi Rukana aramubwiraga ati hana we sinkurutira abana b'abahungu 10 reka oya uzongera usenge mu roko ntabwo guhumurizwa na Rukana byibagiza hana ko ari ingumba kumuhumuriza amubwira ko murutira abana b'abahungu 10 bimwibagiza ko atabyaye uzababona bakwibutsa ibyo utibagiwe akubaza ati niko Mana ubu nurabona umugabo hari invitation yamuhaye umutumira wigeze winjira na invitation yigeze abona winjira mu rusengero cyangwa yumva amatangazo yuko ubukwe bwabaye arimo arakwibutsa kandi arakwibutsa sibyo wibagiwe yewe ko igihe cyo gushaka cyageze se ariko hari amatangazo mabi tugiye kumanura ndakumva arabaza ati n'ubu se nta kuntu umugabo umwe kera yigeze abaza umukobwa umwe ati nikoma yagendanaga na marayika yumvaga n'ijwi aho n'imbere ya jenoside uwo mugabo ntabwo akiriho uko biri kose yaratashye yari umuhanuzi mu mujyi wa Kigali nuko ahura n'umukobwa ati n'ubu se nta kuntu ageze imbere marayika araza ati ndakwica abona marayika ageze imbere ati ndakwica ndakurangiza ati mpozi iki ati ndakwica uriya mukobwa uzi ibibazo umusizemo wamubazaga ko nta kuntu hari wari umuzaniye ndagutsinda aha ariko ko Imana ari umutunzi w'imbabazi yarije kumuha agasopo ngo atazongera tugiye gusenga ariko tubwira Imana itumanurira amatangazo mabi aray'abadayimoni bamanitse aray'abanyeshyari bamanitse
ari ay'abarozi bamanitse ku buzima bwawe. Tugiye kumanura amatangazo mabi ku rubyaro, tugiye kumanura amatangazo mabi ku bagabo banyu, tugiye kumanura amatangazo mabi ku bagore banyu, tugiye kumanura amatangazo mabi. Niba ari na cyamunara, niba ari na keredi yananiwe kwishyurwa, tugiye kumanura amatangazo mabi. Ayo dusengeye uyu munsi ajye mu kazi. Bananiwe gusenga, mwejejwe ariko mugiye kongera kwezwa, kubera ko murimo abantu batagisenga. Mbese inda zanyu zabaye nka rya ziko, mbaburihaga amakara kavuga ngo ejo wari wayujuje, uyu munsi urasiremo nta kara ririho, hanyuma ushyireho inkono uteke. Gaze yashizemo, yavuga ngo urajya kwa yashizemo utagiye kuvomesha indi. Bahombetse amaso, twagiye turabanza dusengane nabo, kuko nawe urabizi ko ufitanye urubanza n'Imana. Guhera ku itariki ya mbere ukarangiza ukwezi uryana mu gitanda, utaramanuka ngo urare ku gakeka imbere y'uburiri, cyangwa n'agasate k'igitenge ukarambike. Nutagira umukeka yarambika n'agasate k'igitenge, nutagafite yaryama hasi, kuko no mu butayu no mu mavumo twajyagamo nta mikeka twikoreye. Imyobo twayirayemo, amashyamba twayarayemo, tugaheka abana, tukaraza abana mu mubu wo mu ishyamba, bisimba bidusimbuka, amabanda duca hejuru. Nisengerayo nibuka umwana nigeze ndyamisha ahantu najyanye n'umukobwa, buriya nta nyanda kukayibabaje. Ndamubwira nti ngwino umfashe, mfite icyifuzo, ngwino umfashe. Tujya mu ishyamba rimwe, nkuramwo impetso ndyamishaho uwo mwana. Niba hari umuntu ukunda gusenga, ni uwo mwana, murambika hasi. Mu kanya gato twumva umuntu yarihisha aho hafi mu ishyamba, ubwo ni nk'ibandi ryari rifite abo ritegereje. Ariko turashimira Imana, ifite iziturinda ziruta izidutera. Uwo mudamu yajyaga ambwira ati uzamuka uhumagira, umutima wenda kuguca mu kanwa, umwana mu mugongo. Nta ruhinja ngifite ngewe, ko ngiye gushyingira, nta ruhinja ngifite. Ntarwo. Ijuru rirarera, rirarera imfubyi zigakura. Mama ntabwo ari we yarereye gusa, nanjye narayibonye ibarera, narayibonye bishyurira amashuri, narayibonye. Ijuru rirarera. Amen, amen, amen. Ijuru urasenga ikakurinda kandi rikakurindira. Aho utagera we rikagera, mu mayinterina rikagerayo, ahantu hose rikagerayo. Twavuze ngo tugiye gusengana n'abantu, badaheruka amasengesho. Urabizi ko hari amasengesho, harimo abantu bafite ibyo bari baramenyereje Imana, bavuga uti mu cyumweru umunsi umwe ibiri nta kurya, nzajya mba imbere yawe nsengera abataguhaye ibyifuzo, usengera igihugu, usengera itorero. Abo bantu bakaba baravuye mu mujishi, bangirire gutya amavi hano nk'ikimenyetso cyo guhura na Yesu. Bandi bagasengera imiryango irimo vurugu, nta cyifuzo baguhaye, ariko ubutyaza ururimi bakubwira ko kwa runaka byacitse, ubwo byakugeraho ukabubihereje abandi. Ntabwo ari uko umunyamasengesho abaho. Abantu bavuye mu mujishi babanza bihanira imbere y'Imana, namwe kugira ngo mugire amatangazo mu manuza. Tambukira imbere y'Imana. Urabizi ko wajyaga uri umuhetsi wa korari, urabizi ko bajyaga basenga y'ibiri, we waratangiye imbere yabo. Tambukira hano. Abo barafatanya n'abantu bagiye basenga amasengesho y'ibice, n'abantu bahawe amasengesho batayasenze, batambukiremo hano. Bwira Imana uti narananiwe, ariko ndagarutse ngo unyongere imbaraga. Sigaye nta rubanza mfite, nuko mbihawe. Nabo ngabo tugiye gusengana nabo.
iyo byagenze gutya no mu rugo rurahinana, ikiboko kikayabaza, umwana wamukubita inkoni rikirukana dayimoni muriho. Wakubita umugore ukagira ngo ikimutera ibyo kizaceceka, mukubita isengesho. Gira umuvandimwe naho abana bageze nawe Imana yaramukoresheje, yajyaga abwira abana akababwira ngo ngenda bakubita, agakura umukandara mu ipantaro akababwira ati ngenda bakubita umukandara, mama wanyu ajya bakubita amasengesho, nge ni ikiboko. Niba bashyira kuri gahunda, uri uvuga Yesu neza yigeze amumpanira atamukozeho, aramubwira ati ndabibona ko kubakubita bizajya bibatera, bari bato cyane bari muri primaire, arabwira ati yewe ndabona ko kubakubita bishobora kugera igihe mukamenyera inkoni. Uriya muhungu mwari vuga Imana neza aza yatsinzwe, aramubwira ati niki cyatumye utsindwa ce, niki gitumye utahana beretisi rya ce. Aramubwira ati ubu ngiye kuguhana ntagukozeho kandi ndaguhana, ntega amatwi ngo numve igihano. Aramubwira ati umukozi ubafurira, umukozi ubogereza inkweto mbere ko mujya ku ishuri ntago azongera kuzoza, uzajya woza inkweto za bene nyoko zose, uzishyire hariya buke, buri wese ushaka inkweto yambara asanga wayitunganyije, umukozi ntazongere gukoraho. Kabiri aramubwira ngo ndabizi gukunda vakansi, yajyaga muri vakansi akajya aho mvuka habaga y'inka akajya kunywa amata, yakundaga amata nuko n'ubukwe nuko. Aramubwira ati ntuzi gukunda amata vakansi gera ukagenda, iyi vakansi ntaho uzajya, uzaguma hano, abandi bazajya muri vakansi ariko uzaguma hano. Arangije aramubwira ati uko bimeze niko bizamera mutangiye n'amashuri, nuko bimeze sinzagukoraho, inkweto zabo niho uzitunganya, ibyombo byo muri rugo umukozi ntazongere kubyoza, uzajya utahira ku byombo woza ibyombo. Igihano kiramurya, abandi bakicara muri televiziyo, igihano kiramurya, igihano kiramurya, umukozi yahembwa hari, igihano kiramurya. Hanyuma haba iminsi mikuru muri famiye, afata imodoka aramubwira ati muze mwese tugende, sindi bumuvuga izina wenda yageze ahavuga Yesu neza, aravuga ati nimugera yo mwese mutwara utwenda mu dukapu twanyu, ariko wowe nta mwenda ujyana kuko ndakugarukana. Agira ngo ni imikino ariherera, aradupakira. Bagezeho ibirori birangiye, aravuga ati wowe injira mu modoka tugende. Abona agarukanya agakapu k'imyenda, abandi basigayeyo. Ku gihembwe cyakurikiye yaje afite amanota meza, aza mu bana bangahe ba mbere. Ndamwicaza ndamubwira ngo wari warabaye iki, ari ubwo noherezaga n'isengesho, igihano gisunikisha isengesho. Aravuga ngo nagiye mu kigare cy'abana babi, baraje ejo bundi bazana amayesheke, ukubiti yari igihe cyageze babatwara ubwenge mu bundi buryo ntari buvugira aha, nabonye ahangaho uko. Noneho senga amasengesho ndatagangara, abamama badatagangara. Mushiki waza muri batanu turutse inyuma, uwo musaza waza muri batatu turutse inyuma, kandi barabahanga. Icyo bazize ndakiretse, nabonye hano ukuntu. Noneho senga Imana ndaruha, ndatagangara, ariko igihe kigeze aho nkandagiye umuhanuzi ati ufite ikibazo cy'abana n'ubwenge. Ngera igihe mbwira Imana ngo ntago banyibutse ibyo nibagiwe, niba udashoboye kubihindura ndekana umubabaro wanjye. Njya mu musozi umwe, mugabo umwe ntahaye icyifuzo, bagiye mu mwuka ati ufite ikibazo cy'abana n'ubwenge, atari kuhereye none Imana irambwiye ngo iguhereye abana ubwenge. Uko kwezi kwa kabiri bivuze bagiye gufata amabireti, uwazaga aturutse muri batanu aza ari uwa mbere, uwazaga ari muri batatu aza muri batanu ba mbere. Mwakomeye Imana amashyi ko ijuru ritaba. Iyandengeye ko nawe yakurenge, ahubwo ko ubifata ukabiharira abantu, ugafata ikiboko. Ntabwo ikiboko gikubita imbaraga mbi, ntabwo igikoko gishaka gushyira umwana ku murongo, ahubwo isengesho biragenda rikajanjagura umutima. Reka nsengera aba, hanyuma nitumara kubasengera tubahuje na Yesu. Mwababaje, mwahemukiye, nawe ubwire Yesu ngo manura amatangazo mabi. Uri Data wa twese mwiza,
Yesu, amina Yesu, amina Yesu. Uri data wa twese mwiza, ubereye mwiza, abagutegereje n'ubugingo bwo gushaka. Imbabazi zawe ziruta urubanza, zikarwishima hejuru. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Ibabarira nticyurire, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Babarira abagenzi kuko barangaye, babarira abagenzi kuko bavuye mu mujishi, babarira abagenzi. Imana y'amahoro n'amasezerano nibagarukeho, nibakenure. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo bihesenga Uwiteka, binyemeza yuko asubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Ongera ukenura aba babyeyi, ongera ukenura aba bagabo bakennye imbaraga z'amasengesho, bakennye intwaro yitwa gusenga, ariko bagarukeho. Haleluya, haleluya. Ongera ubaha intwaro batakaje. Amina, amina Yesu. Babarira igihe bataye, babarira uburangare bagize, babarira aho basinziriye hatari gusinzirirwa, babarira ibyapfuye babigizemo uruhare, babarira ibyinjiye babigizemo uruhare. Babarire, 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 babarire. Maraso ya Kristo abeze, kandi uhereye none bagipfukama ku birenge byawe, bahambarira imbaraga zidasanzwe mu bihe bidasanzwe. Haleluya, 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 haleluya. Bahumye amaso bongere bahumuke, abamatwi yapfuye gahinduka ibihuri, bakaba bacyumva ijwi ry'Imana, bongere bumva ijwi ry'Imana. Haleluya, haleluya. Abasengaga bagafatamira ibitekerezwa mu mitima, bakabigomorera Kristo, bongere ubagarukeho, bongere ubunamure, bongere ubakenure mu mpano, bongere ubakenure, bongere ubakenure mu mwuka, bongere ubakenure. Oh, besayini goti dopiski for edrai ayedi bini for the sand tayedi bini for edrai. My God, my God, ubakenure mu ndoto. My God, ubakenure mu ndoto, ubakenure mu ndoto, ubakize indoto z'uruvangavange mu izina rya Yesu Kristo. Turabasengeye kuko iminsi yabavanze, ijuru ribavangure mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Wongera utembesha amazi mu kidaturwa, Mwuka Wera w'Imana yongera abe muri bo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Bongere bahabwe darubindi nshya yanyota n'inzara bageragayo kuba imbere yawe, bongere bayibaterwe, wongere ubatera inyota, wongere ubatera inzara. Haleluya, haleluya. Mu buryo bw'umwuka basubire kuri cage yawe. Urakoze, turagushimiye, urakoze, turaguhimbaje. Kwibabariye nta nyuru ugira, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Mana Yakobo ihimbazwe, iyo twiringiye ihimbazwe, iyo twahungiye ihimbazwe mu izina rya Yesu, amen. Muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge, muhaguruke dusenge. Nawe wirwaneho, matangazo ufite ni wowe uyazi, ay'abadayimoni bamanitse ni wowe uyazi, ay'ibikurwanya byazamuye ni wowe ubizi, urugamba ufite ni wowe uruzi. Ariko ubwira Imana ngo iyo niriwe imbere ndashaka ko bihinduka. Haleluya. Turagushimiye uwera ukurukiranuka, turagushimiye Mwami uvuga bikaba, wategeka bigakomera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muririmbyi yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga masengesho yacu agera kure cyane, gatambuka inyenyeri agakomanga ijuru, ashaka kureba Imana. Haleluya, haleluya. Dusenza impuruza ku bw'aba babyeyi, dusenza impuruza ku bw'aba bagabo, dusenza impuruza ku bw'aba basore, dusenza impuruza ku bw'aba bakobwa, dusenza impuruza ku bw'abana bacu b'abakobwa, dusenza impuruza ku bw'abana bacu b'abahungu, dusenza impuruza muri karitsiye dutuyemo, dusenza impuruza mu byiciro dukoreramo umurimo, dusenza impuruza aho dukorera, dusenza impuruza. Ayedi bini fo edraye. Manura amatangazo mabi yamanikiwe abari bakwiriwe imbere, manura amatangazo mabi yamanikiwe abasore bakwiriwe imbere, manura amatangazo mabi yamanikiwe ingo z'abera. Haleluya, 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 haleluya. Yohereza ijambo ikabiyagisha, yahurisha umwuka amazi akabitembana. Nitembana imyuka isenya ingo, nitembana imyuka iteza ubugumba, nitembana imyuka iteza kugumirwa, nitembana imyuka iteza
y'abatsi, nitembana imyuka y'icyangiro, nitembana imyuka y'abakonikoni, nitembana imyuka y'abapfumu. Haleluya, 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 haleluya. Manura aba bagenzi aho babamanitse mu izina rya Kristo watsinze. Mapfundo yapfunditswe n'uyapfundure, byatabwe n'ubitaburure. Haleluya, 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 haleluya. Iyi muri imisozi itabimenye dope sikivoza imando, iyi muri imisozi itabimenye kayubikana uburakari. Haleluya, haleluya. Iyica imigambi y'inshakura ntizisohoza imigambi yazo. Haleluya, 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 haleluya. Iyanyuranyije amaboko aho Morodekayi yari bupfira akahakirira, iyanyuranyirije amaboko aho Morodekayi yari aciriye bugufi akahashyirirwa hejuru. Niyo twataramiye, niyo twahungiyeho, niyo twasenze. Ayo dusengeye aha narema abana bazima, ayo dusengeye aha narema imitima mizima, ayo dusengeye aha narema ubugingo buzima, ayo dusengeye aha nagaburira abashonje, ayo dusengeye aha niyambika abambaye ubusa, ayo dusengeye aha niyishyura amadeni, ayo dusengeye aha niyishyura ubukode, ayo dusengeye aha nagaburira abana mu biruhuko, ayo dusengeye aha nayaza impanuka, ayo dusengeye aha nayaza impfu zitunguranye, ayo dusengeye aha nayaza indwara muri iyi mibiri. Haleluya, haleluya. Taya di bifo edraye, taya baya baya skivo edrere. Ayo dusengeye aha nayaze diabete muri iyi mibiri, ayo dusengeye aha nayaze kanseri muri iyi mibiri, ayo dusengeye aha nayaze umwuka w'ubugumba, ayo dusengeye aha nayaze umwuka wo kugumirwa, ayo dusengeye aha nayaze umwuka wo kwiyahura. Taya didi minifo edrere, taya didi minifo edrai, taya baya sikivozimando. Amina, amina Yesu. Ode paya sikivozimando. Aya didi minifo edraye. Ayo dusengeye aha narinda uyu mugore kujya kwiseta, ayo dusengeye aha narinda aba bagabo impanuka, ayo dusengeye aha nakuraga iby'agahato kuri aba bagenzi, ayo dusengeye aha nayaza intonganya zimeze nk'imvura y'urujojo ziri muri aya mazu y'abera, ayo dusengeye aha. Haleluya, 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 haleluya. Narema ubuzima hari urupfu, narema amahoro hari amakuba, narema ubuzima hari uburwayi, ayo dusengeye aha. Haleluya, haleluya. Narema ubuzima, narema imibereho, narema icyerekezo, narema ingendo z'umugisha, ayo dusengeye aha. Haleluya, haleluya. Nabyutsa abaguye bapfukamiye muri aya masengesho, ayo dusengeye aha nahesha abana b'abakobwa uburere, ayo dusengeye aha nahesha abana b'abahungu uburere, ayo dusengeye aha narema ingo z'amahoro, ayo dusengeye aha. Haleluya, haleluya. Nasubiza intege mu bugingo bunaniwe, ayo dusengeye aha. Taya dibiniki wabaya skivo edraye, katika jina lako Bwana, katika jina lako Bwana. Ayo dusengeye aha niyugarira amarembo y'ikuzimu, ayo dusengeye aha natuvugira aho tutavuga, ayo dusengeye aha nadusobanura aho badusobanije, ayo dusengeye aha nahesha agaciro izi perimi zabaye nk'ibyangombwa by'ubutaka, ayo dusengeye aha nahesha agaciro izi diplome zabaye nk'ibyangombwa by'ubutaka, ayo dusengeye aha. Haleluya, haleluya. Narema ibirori, ayo dusengeye aha narema impundu mu miryango. Amina, amina, amina.